ibi bintu bishobora kuba ari ibindi bibyihishe inyuma byinshi tutazi. Kandi mu by'ukuri ibintu bitangira gake gake. Ngewe natangaje ko ubundi ubu butaka buzanywa amaraso y'abaturage, ngira ngo narabivuze abantu bangira umusazi, ariko nkurikije ibibaye uyu munsi ibimenyetso tutangiye kubibona. Niba twongeye kubashimira mwese bakurikiye Pax TV IREME news ry'abativugira. Muri uyu mugoroba tugiye kwagezaho inkuru yacicikanye ku gicamunsi cy'uyu munsi, ni kuwa kane tariki 22 ukwezi n'Ukuboza mwaka 2022. Ni inkuru ivuga ku buzima bw'abaturage babaye muri Kangondo na Kibiraro ya mbere, Kibiraro ya kabiri, Kangondo ya mbere, Kangondo ya kabiri, ari hazwi nka BANNYAHE na Rw'impyisi. Bamwe muri abaturage bagiye bavuga kenshi ko uburiya butaka buzanywa amaraso yabo, bavuga ko byanze bikunze batifuza kwiyahura cyangwa icyo, ariko bakavuga ko aho guhara ibyabo ubuzima bwabo buzasigara. Inzego z'umutekano zabyitwayemo neza mu gice cya kabiri cyo kujya kubimura, kubera ko cyambere cyari cyabayemo ibibazo bikomeye, ndetse bamwe baravunika, bamwe barakomereka, bamwe bagira ibibazo bikomeye. Ariko bwa nyuma ubwo babimuraga mu buryo rusange, bimura benshi cyarimwe, ibyo bo bita kwirukana mu mitungo yabo ntabwo bagita kwimuka, hakaba harakoreshejwe uburyo budahutaza mu guhungabanya ubuzima bw'umuntu. Ihutazwa bavuga ryabayeho, kandi natwe twabashije gukurikirana ni ry'uko bakase amazi n'umuriro, hakaba hatarabashaga kugira ikintu kijyanye no kuharamba no kuhatinda. Umuntu adafite icyayi, adafite cyangwa adafite ahavoma, adafite aho acomeka telefone, adafite icyuma na kimwe abasha gucomeka mu nzu. Ibyo byose icuraburindi bari bashyizwemo n'inzara byatumye bamwe bagenda ikubagaho kugira ngo abana babo bataharembera cyangwa se akavuga ibibazo bijyanye n'isuku nke. Ubu rero ntabwo tugarukaho, icyo tugarukaho nuko bamwe mu bamaze kwimukira mu mudugudu wa Busanza, ahagiye imiryango myinshi, imwe muri ikaba yarahagiye yemeye ingurane ikwiye igenerwa, indi kajyayo itemeye ingurane ikwiye igenerwa, ariko bikajya byambuza uko ngira, kubera ko nta kindi bari bukore, nta nandi bari bujye. Hakaba n'abandi bagiye ku gahato no ku ngufu, bakanga gufatwa nk'abahanganye n'inzego, bagahitamo kugenda. Ariko hakaba n'abanangiye burundu, batigeze bajyayo, batigeze banakira ingurane, batigeze banayisinyira, nubwo mu nkiko rwaje gutangaza, ndavuga urukiko, ko batsinzwe urubanza. Kuri uyu munsi rero icyabaye, amakuru yakomeje gucicikana, dore ko kimwe mu bintu bikomeye ni ukubona amakuru aturuka Kangondo kuva bafunga Jean Dieu Shikama, watanga amakuru hejuru ku ruhembe kurusha abandi bose. Akaba yarungirijwe na Ihorahabona Jean Dieu, niwe wahoze amwungirije mu gutanga amakuru no gusobanura ibya Kangondo no gukurikirana uburenganzira bwabo ku mutungo mu Butabera. Uyu Jean Dieu Ihorahabona nawe akaba yarageze amajanja, ndetse agafungwa, akaza gufungurwa. N'ubu ngubu urubanza rwe rukaba rwongeye gusubukurwa, ariko rukaba rwarimuriwe mu mwaka utaha. Uyu nawe akaba atagitanga amakuru menshi nyuma yaho akangiwe na RIB yamuhamagaraga akitaba udahwema, kugeza igihe afungiwe azira ibindi byaha yafunguweho, ariko bakaba ari mu rukiko ku bindi byaha bitaratangazwa. Kubona amakuru y'umuntu wiyahuriye mu mudugudu wa Busanza, akaba ari muri etaje hejuru ya kabiri, akaba yiyahuriye mu cyumba nk'uko amakuru twabonye bivuga. Ariko abantu baduhaye amakuru birinze ko tutangaza amazina yabo, n'ubwo bamwe dufite amajwi yabo, birinze ko tutangaza amazina yabo, ndetse n'amafoto amwe n'amwe tutari bukoreshe nk'uko ku mpamvu zihariye. Bakaba batubwira iby'umuntu wari mu cyumba kirimo moto, bamwe baravuga ngo ni ebyiri, ikindi nenye, wahisemo kwiyahura akitwikira muri iyo nzu yitwikanye n'izo moto. Ibi bikaba byabaye ku cyamutse cyo kuri wa kane, ahahise hagera mu kanya gatoya inzego z'umutekano zijyanye ibyuma bizimya umuriro, kugira ngo babashe kureba ko haramira ubuzima bwe, no kurinda ko iyo nzu irimo hagati mu bucucike bwazo nk'uko muzi zubatse itaba yakongeza izindi. Noneho icyari umudugudu mushya wimuriyemo abantu birukanwe mu mazu yabo n'ubutaka bwabo muri Kangondo, kikaba cyahinduka noneho umugani utari mwiza. Ariko inzego z'umutekano zahagobotse ku buryo izindi nzu zitafashwe ngo zigurumane zikongoke. Uyu musore wiyahuye ntabwo amazina yahise atangazwa, twagerageje no kuvuga n'inzego z'umutekano zirimo polisi y'igihugu, turongera tunabaza urwego rw'ubugenzacyaha RIB, ariko abavugizi bombi batubereye ibamba, ntacyo bifuje kutangariza. Igihe bazayitangaza muzakimenya. Murabizi ko iyo dutangaje amakuru batifuje kugira icyo batubwira, ntabwo bitera kabiri ngo burahanda nyura
haba mu Rwanda cyangwa hanze, kenshi baradukundira bakatworohereza akazi, bagashaka izindi nzira banyuzamo amakuru yaba anyomoza cyangwa se yuzuza ayo tuba twatambukije. Kugeza umunsi ntabwo baranyomoza inkuru n'imwe twatambukije, ahubwo barazuzuza bakazuzuza banyuje mu bindi bitangazamakuru. Iyi nayo si igitangaza ko ejo cyangwa ejo bundi cyangwa se no muri iri joro ariko iri joro nta kibirukansa bazayitambutsa bakayuzuza mu buryo buzatuma mumenya icyahabereye nyirizina n'amazina y'uwo wiyahuye agatangazwa. Amakuru avayo n'ubu tugikomeje kwakira nuko uwo musore yitwitse. Yaramaze iminsi avuga ko kubaho muri ubu buzima bimurambiye, ko kubaho muri ubu buryo atabishobora kandi ko afite agahinda kenshi mu mutima atakibashije gukomeza kwihanganira kuba kuri iyi si. Uyu musore witwitse akitwikana na moto, bamwe bavuga ngo ni ebyiri abandi ngo ni eshatu abandi bakavuga enye, umubare nawo uzamenyekana neza utangajwe n'inzego zibishinzwe. Ibi byose tuzagenda tubikurikiranira. Ipax TV IREME News, ijwi ry'abativugira. Ntabwo dutinze kuri iyi nkuru, ariko nk'uko nabitanye bivuga, ni benshi bagiye bavuga ngo ibi bya Kangondo ntabwo bizatugwa amahoro, bivugwa n'abaturage bari hatuye, bavuga ko bitazagwa amahoro bitari uko bagombaga kwigaragambya cyangwa se guhangana na leta, ahubwo abandaga byanze bikunze kutemera kuva mu byabo bitazasiga amahoro igihe bazabivamo mu buryo tumvikanyweho. Dusoreje ahangaha tutavuze menshi tutarondogoye kandi tutifuje kujya mu yandi madetayi, mandi makuru ataratangwa. Ikiboneka cyose tuzakibagezaho. Mugire ibihe byiza. Ni Ipax TV IREME News, ni kuri uyu wa kane tariki 22 Ukuboza mwaka 2022. Ariko mu by'ukuri ikintu cyabaye hano ni akarengane ntigeze mbona mu Rwanda. Nta watekereza ko ibi bintu biri gukorwa Nyarutarama byari kuba muri iki gihugu cyaciye mu mateka tuzi. Biragaragara yuko icyo dukorerwa n'ivangura. Jye niko mbibona. Twebwe tubwirwa ko batwishyuye twakora akajagara ahandi, ntituza abo bayaha icyo bazayakoresha bo. Ndabona ikintu cyabaye hano kuri Nyarutarama ari ivangura rigomba gukurikiranwa, kuko ibi bintu bishobora kuba ari ibindi bibyishi inyuma byinshi tutazi. Kandi mu by'ukuri ibintu bitangira gake gake. Ngewe natangaje ko ubundi ubu butaka buzanywa amaraso y'abaturage. Ngira ngo narabivuze abantu bangira umusazi, ariko nkurikije ibibaye uyu munsi ibimenyetso tutangiye kubibona.